ntabwo turi gushima nani serivisi za marara, niba ari serivisi zitatanzwe neza nibyo, ariko kangaruke ku kintu kimwe, kubera ko abageni baguranye contract bakabukinga hoteli mbere yuko okay, sivuga ko social media bagomba kubizana izo serivisi mbi zikanengwa, hari ikintu utari kumva, ariko aba bantu nabo hari ibyo batubahirije byatumye serivisi zigenda nabi. Hagiye abantu bagomba kwakirwa muri kubirengaho ngo abantu bagomba kwakirwa icyuma cyabaga kirimo abantu babiri, nimushaka kugira ngo tujye details n'amabi yahakorewe n'umwanda wakorewe muri iriya hoteli twumvikane. Niba mushaka kugira ngo twinjire deep, mwa abantu mwe mwari mwagiye kuri iriya hoteli, amabi mwakoreye kuri iriya hoteli n'ukuntu mwagiye mwikubye, hari ikintu muri kwirengagiza bahati, aka kantu mugashyireho. Aba bantu bazi batubwire, mwabukinze hoteli igomba kubaha serivisi iminsi mwagombaga kuhamara ari mwe bitayeho gusa, cyangwa mwabukinze hoteli murangije? Niyo makuru angeraho, ntahamya neza, wasanga hoteli iri gutanga amakuru ku giti cyayo, ariko bivuga ko aba bantu bagiye babukinga cyangwa bagomba guhabwa serivisi muri dote. Urimo kunyumva? No mu bukwe. Ndi kubabaza mwebwe mwabantu mwe mwabageni mwe, aba bantu mwatwaye mugatwara abantu bikubye, harya ko hoteli mwari murimo iminsi 3 iriya ari amasaha yandi dote irangiye, dote bani mugoroba murabyutse babahereza breakfast, mwagombaga kubaho muti. Niyo mpamvu ndi kubabwira aba bantu service bahawe niyo bari gukomplaininga aba bageni. Ese ko mutari kuvuga ko igihe cyo kwishyura buri wese yishyura gukwe? Hano harimo ikibazo cyuko mwagiye gufata ibintu mudafitiye ubushobozi. Hoteli mwarayibukinze, ni gute umuntu abukinga hoteli n'abantu bazahaza agakodesha hoteli? Iyo ugodesheje hoteli na service zose byaje kurangira gute? Abantu mwatumiye mu bukwe buri wese ari kwiyishyurira, muri gukusanya kugira ngo mwishyure, kandi hoteli yarabukinzwe. Ko mutari kubivuga byo? Byaje kurangira gute abantu bari kujya kugura ibyo kurya hanze? Ahangaha muri gufata side imwe ya service mbi zatanzwe, abatumirwa cyangwa n'abantu bari batashye ubwo bukwe byarangiye gute? Mutarimo muri kujya kugura ibyo kurya hanze cyangwa muri kujya mu gikoni kwitekera, kandi mu bintu mwari mwabukinze. Of course ntabwo abantu bagiye ngo tubukinze hoteli hano muvuze akantu ku kandi. No, niba mwabukinze hoteli mutandukanye kujya kuri hoteli gufatamo ibyumba no kuhakorera, mu bitandukanye no kubukinga hoteli yose bahati. Niba barabukinze hoteli yose nkuko turi kubibwirwa, ubukinga hoteli nk'inzu cyangwa ubukinga hoteli na service zitangirwamo zose? Kambazi, All right. Yeah. ayo masaha yose mwaragaburiwe? Ndasoje. Ayo masaha yose mwaragaburiwe, banze kubagaburira mubona kujya kugura bira byo kujya mwagiye kugura hanze, mubona kujya kubigura, kujya kugurira hanze. Mwishyuye dote, mwishyura n'ubukwe, hanyuma ayo masaha yose n'ibindi n'izindi service mwagomba guhabwa aho hagati mwarazishyuye. Niyo mpamvu muri kumva arimo kuzanwa amagambo ngo bagombaga kwishyura, amini ngo hari amafaranga agiye yishyurwa, bagiye bishyura ibyo kurya. Ni gute babukinze hoteli hanyuma abantu bakajya kwishyura muri restaurant? Murambura amagambo rero mushaka kubivugaho. Ni gute abantu babukinze hoteli bikarangira abatumirwa cyangwa abantu baje muri hoteli aribo bari kwishyurira ibyo kurya bari kurya? Ni service mbi cyangwa hangaha none se yari tout inclus cyangwa bishuraga kuri kote? Foko nawe umenya what you saying. Bavuga ko hoteli babukinze hoteli yose nani umwari, ariko babukinze ama rooms ni ibyumba Godfather. Oswakim ni ibyumba harimo na breakfast. Ibyumba harimo na breakfast? Ha, we muting. Ibyumba na breakfast, genda uje muri iyo contract urebe bakoranye. So rero ni muza hangaha mukavuga ko abantu batanze service mbi, mumanze murebe ngo aba bantu ko service bagombaga kubaha ni izihe, hanyuma izo batahawe ni izihe. Izo muvuga bahawe mbi, murambura akantu. Nimuza kurambura murasanga social media cyangwa izi platform turiho zagiye. Nababwiye ko hoteli ni nk'ibitaro, umuntu agera azi ko umurwayi we bukire. Iyo ugiye muri hoteli ntuhabwe service nkuko uyexpectinga, umva ni bake bajya muri hoteli bakavayo bishimye. So tuze gufata impande zose, muri kuvuga ko abantu bagomba guhabwa service nziza. Twibuke ko mukenda abashoramari bagomba kuza gutanga izo gutanga ibyo bikorwa, abantu bakabona n'akazi.
n'izina ry'Imana sinzi niba hari umushoramari ushobora kuza kumva ukuntu marara aha ngaha buri muntu wese ari kwikubita ibuye ngo abyuke mu gitondo afate miliyoni ajye gufungura indi hoteli bazayicaraho gutya. ibyo uvuga ni ukuri, nanjye nabivuze kuva kare, nabivuze navuye ni challenge ku mushoramari. Noneho I like you open the debate and discussion again. Reka Marayika uzinaka ijambo kuva Marayika urahari uzinaka ijambo umva bahatimye ijambo ya man ndahari njyewe ndahari mumbabarire njye mfite akabazo gato sibyo nanjye noneho uswagira avaho arakurikiraho abe ndabizi ko tuduha ijambo tutaravuga kabisa abantu bamaze umva wari wamanutse ihangane, ndashaka kumva Marayika yaheze karabura agenda agaruka 2 minutes, hakurikireho Swaridi, hakurikireho abe na Shanto. Rwose mwihangane. Challenge Godfather zanye mwayumvishe. I wish yakaba yari hano kuva kare kuko bana bakobwa babisobanuye, bavuga inzitizi bagiye bahura nazo. Wenda Swaridi aza kumfasha, twari turi kumwe hano n'abandi. Go ahead Marayika, go ahead. okay njye rero ngiye kuvuga utuntu dukeya cyane sibyo. Hari ikintu tumaze gucreatinga mu Rwanda kandi kimaze gufata umuco uremereye. Uba umuntu yagukubise akanaza kukubwira ukuntu urira, ibi bintu ntago mbikunda sibyo. Mujye mureka niba umuntu yakubiswe arire uburyo ashaka kuriramo, kandi kuba ufite information ukaba udashobora kuzisharinga, undi wakubiswe akaba afite information akaba ari open up kuba ashobora kuza akavuga ukuntu ari kuribwa, wimukanga information ufite zigumane, niba udashobora kuzizana kuri table ngo tuzisandaguze tumire imira tujugunye ibyo tujugunya. Ibintu byo kudukangisha ngo nituzana bla kuba umuntu yakodesheje hoteli akaba arakwishyura amafaranga yagiye kwiba, yagiye kwica, ari buterateranye, hari bube kitchen pata amafaranga akaboneka, hari bube umuhura amafaranga akaboneka, ibyo ntibikureye no kubona amafaranga yawe. Naho uburyo abantu bishyura amafaranga yabo ntago ibyo bintu bikureba. Ikintu rero cyatumye manika nkasaba ijambo guhera kare, wa munyamakuru wa mbere aje yatanze igitekerezo, yavuze ngo n'umwana wa Marara yagize ubukwe. Mwese abantu bari hano mu byumve, yagiriye mu bukwe umuriro uragenda, right? Iyo case yarabaye mu bukwe bw'umwana wa nyiri hoteli. Cy'umuriro ntabwo ari management gusa, sinzi ari management gusa. Ntago ndi kuvuga ngo Marara ngo ni mubi, ndimo ndavuga nawe ubwe yicare ashungure business ye from the scratch, ayishungure kabisa, arebe what's to correct, what's to do for the better future. Ati nawe umuriro uragenda. Aba bana b'abakobwa bavuze ngo murumuna wanjye yavuganye na Marara, sinzi niba murimo paying attention ku bintu bito barimo bavuga. Yavuganye na Marara kugeza ubwo Marara mu broker dufata indi telefone, right? Which means that was not even emergency, that was not even ikintu kibereye aho ngaho, ni ikintu cyabaye guhera kare. Kugeza ubwo dufata indi telefone njyewe atanzi ni interveninga nk'umuntu ntabwo anzi kubera ko yatubrotse. Kutubroka bisobanuye ko ikibazo ndakizi, nsanzwe nkizi, ntacyo ngiye kugikoraho. I'm gonna ignore them kugeza ikirori kirangiye, birarangirira aho ngaho. Ubwo bura tuzakomeza umunsi w'ejo. Niba ibintu byari bibaye aho ngaho atabizi yababrokeye iki, icyo ni kimwe. Niba yarakoresheje ubukwe bw'umwana we umuriro ukagenda, bikagenda gutyo, noneho akajya kwakira event abizi neza ko umuriro uzagenda, kuko umwana w'umukobwa yavuze ngo n'umutekinisiye bazanye yaravuze ngo tugomba ngo nababwiye gucenginga cable, ariko ntago babikoze. Ibi ngibi nari mbyiteguye, akaba bizi neza ko atakosoye icyo kibazo, akabazi kagiye guhostinga abantu bangana kuriya kubera ko atabikosoye. So kuza hano mukazana excuses ngo hinjemo abantu batabazwe, ngo hinjemo nabo bari bagombaga kuba bafite security ku muryango. Twebwe iwacu muri Kongo iyo utashye ubukwe utatumiwe, izina ry'Imana banakwaca ku mulango, uguma ku muryango ntabwo ushobora kuhinjira. Hinjira dressing code, hinjira invitation. Abantu birwavuga ngo umuco wa Kongomani ngo n'ubusambo. No, nabo bagombaga kuba bafite security, bakareba amazina y'abantu babukinzwe, bakavuga ati mwinjire. Ariko kwako n'ikibazo cya security cyari gihari nyine, nta security yari ihari, ntago babonye uburyo bimanaginga, kwako still management is still big issue in the hotel. So rero
aba bana nimukomeza kubatera amabuye ntago bakagombye kuvuga turazana izindi video nituzana ibindi twahishe ese mwebwe muri gutekereza yuko ibintu bya none se muragira ngo bigende gute izo information muzifite ni muziduhereze none turebe uko turi bubigenze nkura munyamakuru aje akavuga ngo barengeje umubare ibiryo ni muzizane tumenye ibyo tuvuga n'ibyo tureka naho nimukomeza gusa nk'ababwira ngo muceceke ntimuvuge baraceceka n'andi makesi araceceka ndasubiramo iri jambo ntabwo dukora ibintu byiza kubera ko perezida yabivuze ntabwo dukora ibintu byiza kwa Fande yahagaze akavuga ngo dutange serivisi nziza ntabwo dukosora ibintu kubera ko byarinze bigera ku babyeyi badushinzwe dukosora ibintu byiza tugakora ibintu byiza kugira ngo abana tuzabyara n'ibindi bintu turi gukora bigire uruhuririkane bigire ireme rikomeye right twaraje hano tuvuga education ku education yapfuye tureba ukuntu abana bacu turi kubafata tukajya kubahigira amashuri outside ari ibintu twakagombye kuba twara buildings from scratch abana bakagira ireme icyo cyari ikibazo cyaratambutse nose muragira ngo n'ikibazo cya customer care kibe nkuko nguko dukora ibintu byiza kugira ngo ejo nejo bundi byubakirweho ntago dukeneye abashoramari bazana amafaranga yabo bakayatereka hariya badashobora providinga ibyo tubasaba